ukiri umushumba w'itorero kubera ko wanze kugendera muri sisiteme yawe. Siriyo bose baravuga ngo sisiteme y'abantu sinshobora kwigenderaho, sisiteme ngenderaho ni iy'Umwuka Wera. Ukora ibintu byiza nimudashima Imana yuko yabahaye abashumba beza. Muramukoze nabi. Abashumba banyu n'abantu beza, bazi Imana kandi bazi amategeko. Namwe mumenye Imana kandi mumenye amategeko. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Amen. Birabisubiza. Vanessa asifiwe. Abantu iyo bapfuye singira amusozi y'akamuzi sinza ziri mu gatuye ariko naza ndiri ikanisa ryageze ikibazo kizakindiza umva umusozi mu maso. Noneho utekereze ibyumweru mwebwe mwari mumaze muza munezereye iminsi yose, hanyuma utekereze ibyo byumweru abandi bo bari bamaze mu bikomeye ibiti bibabaye bahaye bifuza guterana kandi baje. Bahaye bifuza guterana kandi baje, hanyuma Imana igakuraho kubizera bose ku matorero wese. Ni ikintu cyari kimaze kuba k'umusonga udutumita twese mu matorero we abakorera namwe se ngo namwe se namwe se namwe se. Hanyuma dusenga twitugunda Imana cyuwo tubwira neza mu bihe bizaza. None uko nibyo duhagaze bene data abametodisi tufatikanyije namwe akanwa kawe biri mu mitima yawe. Ngiye gutangara ibibazo birindwi kugira ngo umutima wanjye uruhuke abandi nuko userukire abandi baturage bose bahano. Umuntu waje ntasigaze ukuboko hasi atakuza hasi ukuzamure uyazamure yombi uyasire. Haleluya. Haleluya. Nanjye nshaka gushima Imana. Ubwo mwanshimye nanjye ndabashima. Kandi ndashima Imana. Naje hano nk'umupolisi ariko ibintu nasanze ntabwo ari ibintu bisanzwe. Rero iyo nkorera ku CPS Kampala nkurira abapolisi n'umuntu wa bulijjo. Umupolisi n'umuntu wa bulijjo. Abashumba ko batugezeho bakatubwira impamvu. Mukuru wanjye arambwira, boss wanjye aravuga ati Chantal ni wowe ushobora ibintu by'amakarisa, ndagutumye rero ujeyo urebe ukuntu wabifata. Ndashima Imana ko naje kandi bigaterera. Uzikiri n'ikintu
kibi cyane kugira ngo uje guhuza abantu bakanga, ni kibi cyane. Rero nabwiye Imana yakora Imana n'umvuma nkabikora neza kandi bigashika, nanjye nzagushima, nanjye ndashima Imana. Kandi mwakoze kuba abakristo beza mwumvira amategeko ya Uganda. urwego rw'abashumba n'izina ry'abashumba bashinze amatorero ya Kampala, twishimanye namwe itorero rya Methodist. kandi si ukwirata, twafatanyije namwe gusenga twikorera umutwaro w'itorero. intambara kuba yatangira twarabimenye, kandi mbere y'uko itangira twari dufite ubuhanuzi twazaga tuganira muri fellowship. Imana ikatubwira ngo itorero rya Methodist rigiye guhura n'intambara, kandi ko bigiye gutangirira gusenyuka ku gicaniro. Niwo mwanzo w'iyo ntambara. Icyo gicaniro ndagira ngo bagiye mwumva ababivuze bagiye babivugaho. Icyo gicaniro kuko cyasenyutse. Ndagira ngo twishimanye namwe rero kubona uyu munsi wa none mwuzuye amashimwe. Ndagiye mbona abantu batambukije hano, Revera atambutsa abantu b'iri torero baririmba buzuye amashimwe, kandi buri muntu wese wumvaga abona ko afite inyota yo kugira icyo yavuga. Imana y'ijuru. Nasomye mu gitabo cya Yongchu, umupasiteri wo muri Koreya, yanditse igitabo cyavuga ngo afite abanyamasengesho be 2,224 basengera ibyifuzo by'abantu, bakajya ku musozi yavuze. Arandika aravuga ngo iyo abanyuze ku ruhande akumva ngo amajwi yabo ahorera avuga basengera iyitaje runaka, aravuga ngo Imana ntishobora kwirengagiza ubusabe bwabo. Imana iduhereze. Kandi kuko niko byagenze, Imana yabakoresheje imirimo y'ibitangaza. Imana iduhereze. Nigezemo n'abatambutsa timu hano baravuga ngo ni timu y'abanyamasengesho. Ndagira ngo wabibonye wese bageze naho berekana n'impano bahaye Revera Charles. Imana iduhereze. Bref, natwe twishimanye namwe kandi dushimira abayobozi b'itorero. Charles, turagushimiye mu izina rya Yesu. Revera Bosco, turagushimiye mu izina rya Yesu umwana w'Imana. Yatanze ubuhamya hano batari bahari, ariko mwabwumvise. Abatabaye hano mu itorero rya mbere. Yageze aho avuga ngo baramusohoye mu itorero mu nama y'abashumba b'itorero, barakubwira ngo tuzongera guterana hano. Kandi buri munsi wa none natwe nk'abashumba twifatanije namwe bashumba, Imana ihezumisha. Hariya hantu bari bicaye mumyemerere ntamutse ako kanya. Nabonye marayika muri iki kirere. Burya mwari kumuririmba aha ngaha. Imana yo mu ijuru iduhereze. Nyuma yaho mbona haje umuntu kazi. Haleluya. Kandi nawe yari yambaye izera, afata inkoni ndende igondamye gutya, ayiheza abashumba. Inkoni ndende ni y'ubushumba, siko bimeze. Nabonye ayiheza Revera Charles. Mbona afashe inkoni ndende nayo y'ingone imeze gutya, ayihereza Revera Mugenirani. Imana yambwiye ngo ubuyobozi Imana irabubahaye.
kabyemere mwari muzi ko ubushumba mwabuhawe ariko guhera uyu munsi wa none nimwumve ngo umuhawe ubushumba hasigaye mufatanije namwe nimwongera kuturandika turi tayari bagenzi banje turi kumwe aha hari ufite ngo niko kuri cyo Imana duhereza ndagira ngo mbabwire ngo tufatanije nawe haleluya nanjye uhagaze none usabye bagenzi banje ndabihaga ko nimwongera kunyiyambaza uwo munsi nzabata barakoze cyane. Haleluya, haleluya. Imana ibereze umugisha kandi rwose twabashimiye ko